Ndabasuhuje rero amahoro y'Imana abe muri mwe, mbifurije kugubwa neza aho muri hose. Muri kumwe nanjye havuga Imana Moise mu studio z'Ururembo Rwera TV. Hanyuma n'ubundi turakomeje ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira uko bukeye nuko bwije. Hanyuma tugeze ku gice cya 19 n'ubundi cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana. Igice cya 19 gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti ese waruzi ko inzoka atariyo satani? Ese waruzi ko inzoka atariyo satani? Satani ninde kandi niki? Abantu benshi bazi ko inzoka ariyo satani, ndetse n'amafilimi menshi cyangwa se amafoto ajya agaragazwa ahavugwa satani bahashyira ishusho y'inzoka. Ariko ntabwo satani ari inzoka, ahubwo satani yari umumarayika mu ijuru. Mu ijuru hari abamarayika benshi, ndetse hakaba abamarayika bahagarariye abandi, ndetse nakubwiye ko abamarayika bagereranya n'abaminisitiri, naho Imana ukayigereranya na perezida. Nuko rero muri abo bamarayika babaga mu ijuru harimo abari bahagarariye abandi. Muri abo rero hakaba harimo umumarayika uhagarariye abaririmbyi bo mu ijuru. Uwo rero niwe waje kwitwa satani, kuko niwe wigometse ku Mana, maze Imana imwirukana mu ijuru. Satani yari umumarayika ukomeye, ntabwo ari inzoka. Kuki satani agaragara mu ishusho y'inzoka? Satani mu kwigomeka kwe yagiriye ishyari abantu, kuko Imana yari yabahaye kuba abatwari b'isi yose. Nuko rero umumarayika mubi wigometse ku Mana yatangiye gushaka uko yakwigomeka ku Mana, niko guteranya abantu n'Imana. Nuko aramanuka, kuko ibiremwa by'umwuka bitabishobokera kuza mu isi y'umubiri ngo bihabe cyangwa se ngo bigaragarire abantu babibone, keretse iyo byiyambitse ishusho y'ikindi kiremwa runaka cyo mu isi. N'igihe abamarayika bazaga mu isi, ba bandi bari bifatanyije na satani mu kwigomeka, biyambitse ishusho y'abantu, bari bameze nk'abantu ariko atari abantu. Nuko naho satani we rero ajya kuza mu isi bwa mbere yiyambitse ishusho y'inzoka. Mu by'ukuri rero satani ajya gushuka Eva ngo arye ku mbuto Imana yamubujije, inzoka ku busanzwe ntiyavugaga. Ariko uwo mumarayika mubi yariyoberanyije, yiyambika ishusho y'inzoka, maze avugisha umuntu. Satani ntabwo ari inzoka, ahubwo ni umumarayika wigometse. Gusa ntitwanashidikanya ko Imana yaba yarahise ifata satani ikamuha ishusho y'inzoka, kuko n'ubundi nibyo yari yahisemo. Mugire amahoro y'Imana. Naha iki gice kirangiriye cya 19 kiganiro kuri kubyerekeye Imana, cyasobanuraga ko satani atari inzoka, kuko inzoka nayo ni indi nyamaswa yaremye n'Imana. Ahubwo satani nyine bumvise ko yiyambitse ishusho y'inzoka kugira ngo abashe kuza mu isi ashuke umuntu. Mugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe navuga Imana Moise. Shalom.